Welcome to the Cybertruck unveil. We created an exoskeleton. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 uruganda rw'umuherwe ukomeye Elon Musk rwa Tesla rwatangaje ko rugiye gushyira hanze imodoka idasanzwe y'akataraboneka. Mbese yari imodoka amaso y'ikiremwa muntu yagombaga kubona bwa mbere. Rwose kwari nko kuvuga ko agiye kurema bundi bushya icy'amaso yawe yanjye atigeze abona. Bamwe bakibyumva bati ibyo ni bya bikabyo bya wa mugabo n'ubundi uhora ushaka kwimurika gusa, dore n'ubundi yirarira byinshi ngo azatuza n'abantu ku wundi mubumbe Mars. Maze kuko byari byitezwe ko iyi modoka izamurikirwa abantu mbere yaho gato yuko igera ku isoko mu mwaka byari byateganyijwe 2021 ntibyakunda, bati ambasi ngaho ni bimwe twavuze. Nyamara kuri Tesla by'umwihariko Musk ngo yagombaga kugawa gutinda ntagawe guhera. Ku ya 30 Ugushyingo mu 2023 icyicaro gikuru cy'uru ruganda Tesla gerereye mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika habaye igikorwa cy'akataraboneka. Ya modoka irasohorwa iramurikwa. Uwo munsi Musk yasabye abakanishi b'ibisore b'ibigango b'intarumikwa maze bafata ibinyundo rutura barayihondagura ngo baraho bose bihinyurize niba bitangaza bijejwe ari byo. Barahondaguye barahonda bararuha ariko imodoka ntiyavaho n'akavuvu na kamwe. Kije bienvenue ikaze, welcome to the BGU space. Nge duserukanye ndi Benita Giraneza Uwera. Ngwino duserukire mu modoka y'umutamenwa igikoko kibundaraye ukwacyo, Tesla Cybertruck. Mbere Tesla Cybertruck itaraza birasa naho byari inzozi zihora zikanguruye umuherwe Musk buri uko yatekerezaga ko nubwo afite uruganda rwa Tesla rumwinjiriza ifito ariko nta gishya cyihariye yazanye, cyane ko yaje asanga hari andi makompanyi menshi akora imodoka harimo nka kompanyi ya Toyota n'ayandi, kandi nayo afite umwihariko wo gukora imodoka zikunzwe cyane n'abatuye isi. Hari pickup truck cyangwa se amakamyoneti y'ibitabashwa nka GMC Sierra, Nissan Frontier, Toyota Hilux Vigo, Hyundai Santa Cruz, Ford Maverick, Ford Ranger. Ariko zose ni kenshi abantu babona ko zisa ndetse yewe nta nubwo bajya babasha kuzitandukanya. Nyamara akorwa n'amakompanyi menshi y'inganda zigiye zitandukanye. Ubundi uyu mukire uretse kuba havuga bamwe bakabyita nko kwishongora, ariko hari n'abizerera mu magambo ye kuko nyine abadanangiyemo ingingo zihariye zigaragaza itandukaniro azanye mu bantu. Elon Musk yifuzaga gucimaka. Ngiyi impamvu Tesla Cybertruck ukibona ucanganyikirwa nkuko nge nabanje kugira ngo ni urukoko rudasanzwe rubundaraye, ubundi ngira ngo ni urufaru rugiye mu ntambara, ubundi ngira ngo ni urumashini rusena imihanda hari, ubundi ngira ngo ni urundi ruremwa hari rushya rwavutse rwo ruvejuru rusukundi. Ni hagati ya miliyoni 150 kurenza kuri 200 z'amanyarwanda uwatwara igikoko kitazigera kigutenguha mu rugendo. Uru rukoko ruzajya rukujyana kuri buri gace kose ushaka, kaba gahanamye agacuritse bingana iki, ubutayu butumuka bute, mu mvura cyangwa se mu myuzure ingana iki, cyakuzengurutsa hose igihe ubishakiye. N'inseko yuzuye akanyamuneza Musk ntigeze yicuza na gato igitekerezo cye cyo kuzakora Tesla Cybertruck, kuko ubwe yitangarije ko iyi modoka ubwo yari akimara gusobanura imikorere yayo yishyuwe itaranasohoka, kandi anavuga ko yabonye inyungu y'ikubyo yatekerezaga. Na n'ubu ifaranga ntibatana rirakisukiranye isegonda ku rindi. Aha nkuko nabikomojeho tugitangira, Tesla Cybertruck yari igaragaye itari mu bishushanyo no mu mvugo no mu ndoto, ahubwo noneho yasohotse byanyabyo.
ubwo bari barimo bayimurikira ibihumbi by'abakire byari byicaye aho. Nk'uko ubibona, inyundo, amabuye, amasasu bararashe barahondagura, imodoka ikomeza kuba umushashi. Abari aho bose bakomye amashyi y'urufaya. Ubundi uruganda rwa Tesla rusanzwe rukora imodoka nka Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Semi n'izindi modoka, ariko nk'uko twatangiye tubivuga, izo sizo tugiye kuvugaho, ahubwo tugiye kwibanda cyane kuri iyi modoka Tesla Cybertruck yahogoje benshi. Ni imodoka ikozwe mu byuma bikomeye cyane. Nabikubwiye, ndakeka wenda utakiri kubishidikanyaho, kuko nibyo sinzozi. Ni imodoka wahondaguraho icyo ari cyo cyose ikaguma ari mu gege, ntishobora kuvuvukaho n'agashwitu na kamwe. Ibyo byuma byayo kandi ntibisigwa amarangi, ntibishobora kandi kuzaho umugezi. Ni ukuvuga ngo Tesla Cybertruck uko isohotse mu ruganda rwayo ibari zifite ni kwiguma. Ishusho yayo yo sindi bujye kukubwira ngo ni polygone n'imfuruka zayo zicyaye, kuko ndabizi neza uri kubibona n'amaso yawe. Ibirahure byawe birakomeye cyane, wateraho uruntu cyangwa se urubuye rufite umuvuduko wa kilometero 112 zose ku isaha bikaguma ari mu gege. Ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo ifite uburemere bw'ibiri 133 binarenga, ikaba yanakura n'ibifite uburebure bw'ibiri 4989. Mu gigonganye n'ikindi kinyabiziga ntishobora guhombana na gato nk'uko bigenda ku zindi modoka. Urayigonga ntihagire ikiba, ahubwo yawe igashwanyagurika. Uburebure bwayo ni 5.8 m, ubugari ni 2 m, ndetse ifite 1.79 m kuva hasi ujya hejuru. Inyuma ahashyirwa imizigo hafite imyanya yo gucomekamo ibikoresho by'amashanyarazi, ndetse hafite ingufu za volt ziri hagati y'120 na 240. Hatanga umuriro ungana na kilowate 11.5. Ibitara byayo bifite ubushobozi bwo kumurika muri metero 480 imbere yayo. Ifite ubushobozi bwo gufata umuvuduko w'ibirometero 96 mu gihe cy'amasegonda 4.1 n'umuvuduko ntarengwa wa kilometero 180 ku isaha. Ifite ingufu zingana n'10.296 zamapina ubushobozi bwo kwikaraga cyane, bigatuma imodoka yihuta ku muvuduko wo hejuru mu gihe gito cyane. Ibyuma cyangwa se ibibati byose aho biva bikagira biproteje n'ibya Ionix. Abahanga bagerageje gucukumbura kuri Ionix, ndavuga nk'abasuderi n'abandi bazobereye mu bintu by'ibyuma, bazi ubudahangarwa bwa Ionix. Ntikoresha mazutu cyangwa se essence n'amashanyarazi gusa, ariko kandi ikaba ifite amabatiri 2 kandi afite ubudahangarwa bwo kubika umuriro ukamara igihe kirekire, aho utazigira wumva rwose wagira ikibazo mu rugendo ngo imodoka yagize ibibazo byo gushiramo umuriro, ngo ngaho essence yashizemo, ngaho mazutu yashizemo. Ikindi, ingufu z'imirasire y'izuba birakorana cyane, aho igenda yiyongeramo umuriro bitewe n'ahantu inyuze hari izuba cyangwa se aho ihagaze hari izuba. Ku byerekeranye ikoranabuhanga ifitemo indani, ibasha kukujyana aho ukanze, wowe urandika gusa njyana ibumoso, njyana inyuma, njyana imbere, cyangwa se ku rundi ruhande urwayo rwose, aho ugiye hose ukikandagira ku kariro kawe ikajya aho ushaka utiruye gukatakata vola. Ni nayo mpamvu ubona vola yayo imeze nk'ikintazi, ni ikintu kiraho gisa n'ikidafite ishusho, bagishizeho ngo ikifashishe mu gihe bibaye ngombwa, ariko si kenshi cyane rwose ukenera gukoresha iyi vola. Akarura nyuma kayo cyangwa se retroviseri si bimwe by'indorerwamo gusa, ahubwo ni kamera ikwereka buri nguni na buri kantu kose kari inyuma yawe, uhereye ku gato kugeza ku kanini, kuva ku kinyabiziga gito cyangwa se n'umuntu wese uri inyuma yawe,
kugeza ku runyabiziga rutura n'ibindi byagutoroka inyuma. Ifite ikoranabuhanga kandi ridasanzwe, aho rwose kubirebana n'impanuka itanga integuza yihariye kandi y'incengera amatwi n'amaso mu gihe bibaye ngombwa kuri hafi kugonga ikintu, ihita ibikwereka ikanakuburira byihuse kandi urusaku rukaba rwinshi mu gukangura ubwonko bwawe. Mu gihe kandi bisa naho bigoranye, umushoferi bikaba ngombwa ko yisama yasandaye, wenda ntawamenya iby'isi, hari ubwo waba wageze kure hashoboka, ariko no mu gihe wisanze wagonze, tuvuge warenze imanga, iyi modoka igutabara yifashishije irindi koranabuhanga, ayikwambika ikintu cyihariye kikagutwikira, ubundi ubuzima bwawe ntibujye mu kaga. Kugera habaye umwuzure aho ariho hose, mu gihe izindi zihita zitegura gusubira inyuma, iba yiteguye rwose kuhatambukana umucyo. Gusa nanone hari ubwo mu bihugu bitandukanye, nko mu bihugu by'i Burayi na Amerika, kubwo kuba begereye inyanja, hashobora kuba umwuzure uteye ubwoba aho n'amazi arengerwa. Iyi modoka Tesla Cybertruck nk'uko twabivuze, ntabwo ifite uburebure buhambaye cyane bwareshya n'ubw'inzu. Ubwo rero nk'uko babizi neza ko nabyo bishobora kubaho, amazi akaba menshi birenze urugero, aho naho bahatekerejeho, bashyizemo systeme ifite ikoranabuhanga rikubwira ko nuramuka utimbuye wegeye imbere, imodoka itabasha kuhanyura muri burengerwe mu karohamo. Tesla Cybertruck niyo ubwayo ibikumenyesha, ukamenya ko amazi ari imbere ari mabi mwayarohamamo. Uburemere bwayo bwose ni toni 3 n'igice, amapine yayo ubwayo apima 240. Bifasha imodoka Tesla Cybertruck guterera neza ahantu hahanamye cyane uko haba hameze kose, kuko hamwe n'ikoranabuhanga yubakanye, ibibasha gufata ku butaka neza bikamatana, ntibe yasubira inyuma na gato. Haba hashyushye bingana iki cyangwa hakonje bingana iki, icyo uyisabye nikigufasha. Akayaga karinganiye se uragashaka, irakaguha rwose. Amahumbezi ameza ate, irayaguha rwose. Nushaka kandi n'agashyuhe gake karinganiye muri bya bihu bikomeye na bya bindi bisa umweru bigwa muri Amerika ngo ni neje, aho iguha agashyuhe ushaka ugasusuruka. Niyo pick-up ya mbere yicarwamo n'abantu 6. Imbere ku mwanya wa shoferi hari indi myanya 2, mu gihe izindi modoka zose zimenyerewe ku myanya 5. Ni byinshi bya Tesla Cybertruck, ariko uyu munsi nyemerera mpinira ahangaha, tuzabisubukura ubutaha. Mwakoze kubana natwe, kandi nk'uko mpora mbikubwira, mu gihe ugize ikibazo, igitekerezo cy'inyunganizi, ntuhejwe hano kuri BGU Space. Bye, naho ubutaha.